batuje batambuke aho ari, atambuke anyakirire Ngabo nziza. Babyumvise cyane databuja ukigora nk'uko babitojwe. Yego. Barimo baraza n'inkongoro nziza kugira ngo wakire umusaza. Nuko nabyo birakenewe. Nyegera gira hino. Ese aha wahageze? Aho nkuriraho icyo gipfundikizo niyakirire Ngabo nziza. Ngabo nziza karagenda kumva. Iburengerazuba se ngwiki? Iburengerazuba turi amahoro, imvura iragwa, hari amahumbezi meza rwose, uranabibona n'aho twagendanye itoto urabona ko ari ryose. Isambaza ngo dutahe? Isambaza zirahari. Ntabwo izarake kivu zabura. Ntabwo zabura. Wari uzi ko tuzikumbuye cyane? Murazikumbuye ko zirahari, nta n'icyo tuburana. Imana ishimwe. Tumaze iminsi imvura igwa, urabona natwe ubwatsi buratoshye. Nitegereje aho nanyuraga mu nzira hose, genda mbona rwose ibihingwa byose biri mu mirima bifite itoto. Amasengesho aba ari menshi kandi ubuje mu gihe cyiza. Ibyo niko bimeze. Izuba ritamena inka umutwe, rigereranije. Ikirere kimeze neza rwose. Vuba Ngabo nziza uyu akiriki uyu mwanzi bita icyaka. Urabizi ko gitsirika ko kishe najyana nacyo, kandi ubwo bigize ntiwabura binyica. Urashwe urabizi. Ako ni beza cyane, banyoye inka rwose. Dukomeje kwitegereza, ni beza cyane. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane ku basaza bati ku buzima bwacu. Ati gusoma ni gatatu. Murakoze cyane. Maze Ngabo nziza genda ube wicariye, ubundi bagutwaze. Abasaza barimo barajya kwicarira, maze mumfashe tuhuze ikiganza tubashimire. Databuja Kabanda rero, ubwo wagiye mbere ukakira umusaza mugenzi wawe, adusanze mu kirori cyiza cy'umunyeshuri wacu Kevine, turimo kwishimira ibyo yagezeho, asoje umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ikindi yazamuye mu ntera, yabonye akazi keza, turimo turabyishimira twizihiwe. Aba basaza rero baje batugendera n'aba bashyitsi barimo ibyiciro byinshi nabonye, nibaza gushima ubushyitsi turaza kuza kubereka umwanya bakwiriye baganire, hanyuma nibaza kumva ko hari ikintu bafite kuza kutubwira, n'ubundi baraza kuvunyisha nk'uko bahereye ku marembo, baze kuza kutubwira niba hari inama cyangwa inyungura amagambo badufitiye, baraza kwitugezaho. Databuja rero, uyu ni umwanya wawe kugira ngo ugere utwakire umushyitsi yiyumvemo ikaze, naza kuza kumva afite ikintu yatwungura nk'umuryango
cyane ko turi mu gihembwe cya kabiri cy'ubuhinzi. Dukeneye abantu batubwira ko ubuhinzi bwacu bukeneye irindi terambere, ifumbire twakongeramo kugira ngo ubuhinzi bwacu bukomeze butere imbere bugende neza. Uze kumunyakirira, ndabizi nawe ni umuntu w'umugabo, ntabwo yabura igitekerezo kizima twungura. Murakoze cyane. Urakoze muhungu wanjye Gahunzi. Reka mbanze nsabe hange uburenganzira n'abo mwagendanye nabo babakire. Iyo yakiriye y'abasaza bakiranye baba batanze ikaze ku bantu bose. Baba batanze ikaze ku bantu bose. Abantu bari muri protokoli, bamwe papa yapanze, muze kubikora neza, mubikore nk'uko bipanze. Buri wese mumugereho icyo kunywa abasha gufata n'icyo muri buze kumuzimanisha, maze mukomeze mujye mbere nagaruka banyura mu ijambo databuja. Yego, urakoze cyane Gahunziza. Rero nk'uko uyu muhungu wanjye abivuze, wumva umugabo umwe ngo niwe babwiye bati yuza tuguhe inzoga, ariko twanga ibyo bihungu byawe ugendana nabyo. Nawe arahindukira arababwira ati mwa bihungu mwe, namwe muri ibigabo muriyumvira. Maze rero Ngabonziza, aho uraha uko byagenda kose urabizi aho urisanga. Dofi uraze guteze yombi mubyeyi rwose, reka nkubwire, ndumva icyo ushaka kuvuga iki rwose. Ndahira umuco turawusangiye. Kosha hanyuma mudukoshe, tumara kubakwera dutumeho umusore wacu nagera imbere yawe arabahe kwivuga. Turaza kuza kumva ba Kagame barahangaho ko bari kwivuga. Ikivugo yaje akivuga mu muryango natagisubiramo turamenya ko nta Kagame waje. Sibyo Kagame waje mu muryango wacu ubwashize tubona ko atari wowe. Byagenze biti? Ako mfite ikintu mbaza hanyuma nkaza kumenya neza Kagame wa nyawo wari we. Mose ari muri Egiputa yafashe inkoni arangije ayirambika hejuru y'inyanja icikamo kabiri. Abari bamukurikiye bageze mu nyanja hagati, inyanja irongera iraterana. Ni amakuru baba baratumenyeye y'aba bantu, ese baje kuva muri ya mazi cyangwa byarangiye bahezemo? Ngo ntabwo mbizi, ngo kereka tubabajije. Ubwo so maze rero nkundira umbwire, kubera iki muganga iyo ugiye kwivuza kwa ukagenda uvuga ko utaka umutwe, aguhereza ibinini ukabinywa bikajya mu nda, biriya binini biba bigiye mu nda gukora iki? Maze rero uze kunkundira nawe, waje kuri Ruhango utagira ikivugo, arwanira iki yemwe? Ngarwanira icyicaro, ntabwo wakwibwira batuteze amatwi ngo ndagati gaturika kandi batoje. Maze rero wowe uze kunkundira nuze kumbera nkawe, nizere ko ufite ikivugo kizima cy'abagabo wabwira abantu. Ntabwo watwibwira? Twibwire nyabusa ngo ndagasamuzuri kasa bya byivugo by'amahomvu. Maze rero uze kunkundira mu bantu bose maze guca hano imbere, nta Kagame nigeze mbonamo. Kagame mwese mugiye kuzamura izo nkoni zanyu hejuru, izo nshyimbo zanyu muzitunge hejuru, muzitunge hejuru, muzitunge hejuru mwese muzizamure. Hanyuma muri mwebwe umuntu witwa Kagame niwe wenyine uvuze kuza asigaye amanitse ishyimbo ye. Abandi mwese muzimanure. Amashyi menshi cyane mwakorana. Databuja rero ntabwo najyaho nkubeshye, uyu musore niwe nanjye nabonye, niwe wari waje n'ubundi mu birori bya mbere twari dufite n'uyu nguyu Kagame. Maze unkundire Kagame, utambuke uze usuhuza umusaza, wegera imbere. Umusaza araza kunkundira ze hakuwe mu byano, maze bakirimo baratambuka, ikiganza cyinshi mwuka mwapfuramo. Kagame ndumva ari umuhungu w'intarumikwa, kugira ngo
nari nzi ko ari wa mwana nk'uko Tofira yatubwiraga, ariko ndabona atari nka Mugoyi. Mugoyi ngo niwe basanze Irungu bakuze utatashwa n'abakunja ukundwa n'indahemuka basaza igendere senyamiga tuzahora tugusura urabe unyambika ikeyewe uba mwifuza uteye irungu Irabayazana ninde ugukuye mu rugano Irabayazana ninde ugukuye mu rugano. Urakoze cyane rero, urakoze cyane maze mumumere reba bicaye aha baje batugendereye batubwira ko baje gusaba umugeni kubera yuko twumvaga yuko nta mpamvu yo kudatanga umugeni cyamugarure ibyo abandi mwanyoye ni wowe ndi imbere yawe ni wowe untanga cyangwa ukangiza niba ubyemera ukavuga uti data nta kibazo ndahari ubwo uranyemerera nkomeze niba ari ikosa wanshinja urimbabarire ariko ureba twanyoye twishimye dutegereje ijambo ryawe rya nyuma rero niba urumva icyo twakoze nabi aranyemereye Kevin ati nimwakoze nabi ndakuze burya umuntu mukuru ariyumva maze rero Theophile Jejuru nigeze mubwira ngo rya tungo ryabyaye mu mpeshyi riti urwanjye ndarurangije maze rero Kevin ibindi ntibindeba bya Theophile uyu mugabo rero murebe yitwa Theophile niwe batumye kuza kugusaba ni nawe naguhaye ndamubaze se urisabira ati ntabwo nisabira
niwe rero uri bunagushyikirize uwagusabye. Musuhuza. muraho Kevin. ikiganza mwapfa. Yesu ashimwe. ndagira muryango twagendanye umumaha amashyi atagerwa ku biganza. Maze rero Tofira singomeze no gutinda hani nikuriye. nawe ndagushimira urakwongera. Ubwo ni wowe uzi uko ubigenza. ngira ngo muhungu wanjye Regisi, uriya mu Kinyaga baravuga ngo va ku giti dore umuntu. ngira ngo Kevin tumaze iminsi tuza muri uyu muryango utanga icyifuzo, bamutwemereye umwanya usigaye n'uwawe. egera hino ikiganza mwapfa babaha amashyi baraganira neza. maze rero Kagame mwumvire nuza gusiga pare wawe muzane, kandi ubutaha parakwereke aho uzajya. turabashimiye. maze mwumvire muze, aba bafiye mu mwumvire muze kujya ku ruhande rumwe hariya, niza kubakirira ndaza kongera mbatumize mbahamagaze muse nk'abigira inyuma gatoya. uyu mwanya ni uwa Kevin ndetse na Kagame Alex. maze rero Kagame Alex nuza kuza kunenguha uze gukurikiza uyu musaza akubwiye. umusaza niba hari ikindi ashaka kukubwira akubwire, hanyuma nanjye mwereke. Utyo umusaza arakoze cyane. Kagame rero umwanya ni uwawe. wansabye mushiki wanjye ngo uyu Kevin twarareranywe twonse rimwe. iki ni cyo gihe rero nawe ngo ube umugabo kandi nawe yitwa umugore. ufite byinshi watuteguriye kandi dukeneye kubonesha amaso yacu. komeza utambuke gutyo rwose, ntabwo ndibuze kuguhagarika. ikiri ku mutima noneho n'ikiri buze gukora, ikinumva kikuri ku mutima n'umugeraho bwa mbere n'ikiri bumukorere. ariko ndimo ndakorera afite musaza hariya yamuheranye yamugumanye, nuhirahira gukora kuri mushiki wanjye. watubonye duhenda bahana. mukuru wanjye nawe uranengushye rero, ati ndagutanze. tanga umwanya rero bahoberana utyo. mushiki wanjye maze zo guhindura umusaya neza umunsi twari dutegereje n'uyu nguyu.
Le général Dangote, le grand moment.